Mwiriwe neza bavandimwe nshuti, twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube kandi tubashimira ko mukomeje kudushyigikira muri ab'agaciro cyane. Uyu munsi reka twimbike nanone tugaragaza ibintu 10 bigaragaza ko urugo rurimo rurasenyuka. Kumenya no ko n'ibimenyetso kare bishobora gutuma ubasha gutabara urugo rwawe kandi byananga ugafata n'indi myanzuro ikwiriye. Hari abantu benshi bubatse ingo bazi ko bagiye kubaho bishimye, hari abashatse bazi ko bagiye gukira ibikomere bagize mu buto bwabo, bumvaga bagiye kuruhuka, bumvaga bagiye kubaho mu mahoro, ariko ibyo bagiye babona bitandukanye n'ibyo bakekaga. Basanze urugo ari isibonero ry'urugamba aho kuba ijuru rito nk'uko babyibwiraga. Hari benshi barwaye depression, hari benshi bafite agahinda gakabije batewe n'ingo. Bari babayeho neza ari abakobwa, bari babayeho neza ari abasore, ndetse bagiye gushaka wenda bitewe n'ibyo babonaga mu gihe bateretanaga cyangwa barambagizanyaga n'abo babanaga, bumvaga nyine urugo ruzababera rwiza cyane. Niyo mpamvu kenshi na kenshi usanga mu bukwe nyine aba ari ibirori, abantu bishimye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko hari benshi babayeho kirara, hari abagabo benshi bahise bahunga ingo zabo bajya kugira utubari inshuti kubera guhunga ingo. Hari abagore babayeho mu ihungabana rikomeye kubera ibyo babonye batatekerezaga ko bazahura nabyo nibamara gushaka. Rero ibi bintu 10 ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ukwangirika kw'itumanaho cyangwa se communication breakdown. Ubundi abantu bateretana cyangwa se barambagizanya, ikintu buriya kiba gikomeye cyane gituma n'isano yabo ikomera ni communication, cyangwa se n'uburyo baba bavugana, n'uburyo baba bahura kenshi, n'uburyo bahamagana kuri telefone. Ariko kenshi na kenshi iyo umuntu ageze mu rugo, ibyo ngibyo haba ubwo bitangira kugabanuka. Yego nyine biba bigomba kugabanyuka kuko mama muri kumwe ndetse n'inshingano ziba ziyongereye. Ariko nagira ngo mbabwire ko naho ni inkingi ya mwamba mu muryango. Umunyarwanda we yaravuze ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Ibyo bivuze ko kugira ngo urugo rurambe, communication cyangwa se itumanaho igomba kuba rikomeye. Ndagira ngo mbabwire ko communication niyo sano iri hagati y'abashakanye. Reka mvuga iki, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe nta sano y'amaraso mba mufitanye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko si umwana wawe, si ko si nyoko, si mushiki wawe, si musaza wawe, nta n'indi sano y'amaraso mba mufitanye. Kugira ngo rero ugume umukunze, kugira ngo urwa rukundo mwari mufite rugumeho, kugira ngo ugume umwiyumvamo, bisaba ko iyo sano ibungabungwa kandi ikabumbatirwa. Bitabaye ibyo, nutamenya uko yaramutse, nutamuganiriza se ngo muhuze urugwiro, nushaka kumenya ibyawe mu rugo, isano izacika. Kenshi na kenshi muri ubuzima abantu bakunda kuvuga ngo ujye umenya ibyawe nanjye menya ibyawe, ariko mu rugo ntago ari uko bimeze. Ahubwo buri muntu wese aba agomba kumenya ibya mugenzi we. Waba uri mu kazi ukanyuzamo ukamuhamagara, ukamwandikira message, ukagira utujeste ukora nyine tugomba gutuma ya communication igumaho. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo communication iyibuze, isano iracika. Buriya ushaka kubaho umwaka umwe utavugisha mukuru wawe cyangwa utavugisha umubyeyi wawe, nimuhura uzasanga ukimukunda kuko mufitanye isano y'amaraso, muhuje amaraso. Ariko ku mugore cyangwa ku mugabo si uko bimeze. Biba bisaba ko ukomeza kumuha keya. Iyo utazimuhaye azibona ahandi. Iyo ibiganiro hagati y'abashakanye byuzuyemo kunenga gusa, gusubiza nabi cyangwa se gukankamira uwo mwashakanye, cyangwa se yakubaza ikintu ukamwihorera kandi wenda akibajije mu buryo bwiza kandi wenda se wumvise n'icyo yavuze, ni ikimenyetso cy'uko haba harimo ibitagenda neza. Communication breakdown. Icya kabiri, kuba atakikugaragariza amarangamutima. Kugaragarizanya amarangamutima ni ikintu cy'ingenzi mu rushako. Ni ukumva uhawe agaciro, wavuga ukabona utezwa amatwi n'uwo mwashakanye kandi akaba agaragaza ko akwitayeho. Rero mu gihe uba wumva we n'uwo mwashakanye umwe ari kure y'undi, kumva mbese isano yacitse mu buryo bw'amarangamutima, yaba ari hafi ukumva ubangamiwe cyangwa se ubwisanzure ari hafi ya ntabwo, yaba hari ukumva utisanzuye, bikaba bisa naho mwashakanye atakikubona. Kenshi na kenshi ari igihe uba ukundanye n'umuntu ariko wagira igihe ukabona usa naho udahari, ugasa naho atakikubona, cyangwa se ukaba usa naho nta n'icyo ukivuza imbere ye. Rimwe na rimwe akaba atakita ku byawe. Waba wagiye ahantu runaka ntahangayikishwe no kubaza uko umerewe, warwara ukabona ntacyo bimubwiye. Hari n'umugore ujya kubyara akarenda abyara agataha uwo bashakanye atahageze. Hari n'uwo nigeze kumva wigeze kujya kwa muganga ari muri maternité arimo arabyara, muri icyo gihe arimo arabyara umugabo ahita azana undi mugore, hava aho ngaho kwa muganga ataha asubira iwabo kwa nyina kandi yari umugore wubatse. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Kenshi na kenshi haba nubwo uwo mwashakanye yibagirwa randevu mwahanye. Wenda mwavugana iki gihe tuzajya gusura uyu muntu ugasanga yarabyibagiwe. Wenda se niba ibintu byo gufita anniversaire ari ibintu wenda byari bifite agaciro mu mubano wanyu, byagira igihe runaka ugasanga ntiyibuka n'igihe wavukiye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko hari ikibura. Iyo kuvugana byagabanutse, gushyikirana byagabanyutse, ni ikimenyetso cy'uko umubano wanyu urimo ukura nk'isabune. Icya gatatu ni ukugabanuka kwa affection. Burya affection ni ikimenyetso kigaragaza ko mwiyumvanamo. Buriya uzareba abantu bakundana, kenshi na kenshi kubihisha biragorana. Usanga umwe yahuye n'undi amuhoza
kumuhobera, kumurekura bikaba ikibazo. Tujeste nyine tugaragaza ko abantu bakundanye, bamara kubaka ugasanga buri umwe yita kuri mugenzi we, agakunda kumuhobera, akamusoma, cyangwa se baba banaryamanye bikagaragaza ko bishimiranye, buri umwe asonzeye mugenzi we. Rero iyo ibyo bitakiba cyangwa se biri kugenda bigabanyuka, ni ikimenyetso cy'uko mugenzi wawe atakikwiyumvamo nka mbere. Haba n'ubwo biba nko kurangiza umuhango. Buriya rero iyo umuntu mumeranye neza uramukurura, mwaba muri kumwe ukumva waba umwegereye, mwagendana umwe ntasiga undi, mwaba muryamye mugafumbatana, ariko iyo bigeze aho umwe ararateye mugenzi we umugongo, ni ikimenyetso cy'uko urugo rurimo rurasenyuka. Iyo mugenzi wawe atakikorera byagera ku gihe cyo kuryamana ukabona ntabishaka, cyangwa se yabikora bikagaragara nko kurangiza umuhango, umugabo akarangiza vuba, cyangwa se umugore n'ububere bukabura, ni ikimenyetso cy'uko nyine atakwishimiye ari kukwikiza. Kenshi na kenshi bikunda no kuba niyo umuntu yatangiye kubona afite undi muntu umuganiriza, umushimisha mu marangamutima uruta uwo bashakanye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nubona ufite undi muntu urimo urishimira cyane kurenza uwo mwashakanye, ni ikimenyetso cy'uko urugo rwawe ruri gusenyuka. Niba ufite undi muntu wumva wahamagara, wavugisha kuruta uko uvugisha uwo mwashaka, ukumva uwo muntu mwamarana umwanya munini kuruta uwo umarana n'uwo mwashakanye, ukumva uwo muntu niwe wakorera bya bintu wumvaga wakorera uwo mwashakanye, kumuhobera, kumusoma, ibyo bintu ukaba wumva utabikorera uwo mwashakanye, ni ikimenyetso kigaragaza ko urugo rwanyu rurimo rurasenyuka. Icya kane ni uguhora akunenga ndetse nta n'agaciro aguha. Iyo byabaye akamenyero guhora unenga mugenzi wawe, cyangwa se agahora akunenga nta kugushyigikira cyangwa se ngo agushimire ku byo uba wakoze byiza, kenshi na kenshi utangira kumva ko ntacyo umaze, ariko n'ikimenyetso cy'uko urugo rwanyu rurimo rurasenyuka. Ibyo rero iyo biherekejwe no kukubwira nabi, kugukwena, akwita amazina mabi, akubwira ko ntacyo umaze, cyangwa se agatangira kujya akubwira ko uteye nabi, ngo urabyibushye nabi, ngo ntuteye neza, ngo se ngo ntujye ubona uko abandi bagore baba bateye, wajya unyuzamo ugakora udusiporo. Ibyo bintu uko bingana kose, amagambo yo gusesereza mugenzi wawe, aya magambo y'urucantege, kumunenga nta kumushyigikira, ibyo bintu bigenda birimbura kubahana hagati yanyu, kandi ni akaga gakomeye ku rugo. Ni akaga gakomeye iyo utangiye kujya ubona inenge kuri mugenzi wawe utajyaga umubonaho, ugatangira kubona uko ateye nabi utarajya kubibona mukibana, ugatangira kubona ko ari mubi ngo ni uko amaze gukura, kandi mbere warabonaga ari mwiza. Ni ingorane. Ni kenshi umwe mu bashakanye ahora abwira mugenzi we amwibutsa inenge afite, cyangwa se ikosa yakoze runaka akajya ahora bimuserereza. Ibyo ni ihohoterwa nshinguramutima, kandi ni ikimenyetso cy'uko urugo rwanyu rugeze aharindimuka. Icya gatanu, kutifuza kumarana nawe umwanya. Kenshi na kenshi wumvaga mwamarana nawe umwanya, ukumva mwaganira, ariko nujya kubona ukabona mugenzi wawe ntakifuza kumarana umwanya munini nawe, ni ikimenyetso cy'uko urugo rwanyu rurimo rurasenyuka. Ndagira ngo mbabwire ko ibihe mumarana byubaka kandi bikomeza umubano wanyu, bikongera ubumwe. Nubona rero utakinezezwa no kuba uri kumwe na mugenzi wawe, ngo wumve mwatemberana, murebane muvi, musengane, cyangwa se munahuza urugwiro bitewe n'uko umuryango wanyu wubatse, muganire nk'inshuti, museke, ni ikimenyetso cy'uko urimo utakaza umutambukanye, urugo rwanyu rurimo rurasenyuka. Cya gatandatu ni ugutangira kugira ibyo aguhisha. Buriya gukora mu mucyo ni ingenzi mu rushako. Mu gihe rero umwe muri mwe cyangwa se mwese musigaye mufitanye ibyo muhishanye, yaba ari amafaranga cyangwa se imitungo, ibiganiro mwajyaga mugirana bikagenda bigabanyuka, wajya kwitaba telefone ugakwepa ugasohoka, cyangwa se n'ibindi nawe uzi, nyuma y'igihe bigeraho bigasandarana, kwa kutizerana n'urwikekwe bigakura, noneho urugo rwanyu rukagenda rutakaza wa mwimerere warwo. Ese ubundi kuki uba wumva wahishe uwo mwashakanye amafaranga ukorera, cyangwa se ufite, cyangwa se imitungo waguze bunaka? Ndagira ngo nkubwire ko niba ufite ibintu wahishe mugenzi wawe, ni ikimenyetso cy'uko kwizerana kwagabanutse. Icya karindwi, nta makimbirane ashingiye ku mitungo. Ibibazo by'amafaranga ni bimwe mu bizana amakimbirane hagati ya babiri, kutumvikana uburyo bw'imikoreshereze y'amafaranga, ibigomba gukorwa mu rugo, ibigomba guhahwa, ayo kuzigama, ndetse n'ibindi, aho usanga umwe atsimbaraye ku bintu runaka, cyangwa se umwe agashaka kwikubira, gusesagura umutungo n'ibindi. Ibyo bintu bituma kwizerana gucika, icyizere kikagabanuka, ndetse haba n'ubwo biba isoko y'ihohoterwa ndetse n'ikimenyetso cyo kwikunda. Icya munani ni ukumva utagihabwa agaciro. Buri wese aba yumva yahabwa agaciro mu rugo, ariko iyo abashakanye bombi cyangwa se umwe muri bo afatwa nkaho ntacyo amaze, cyangwa se ntahabwa agaciro, bituma yiheza akumva ko ntacyo amaze mu rugo. Ibi bikorwa bito by'urukundo, nko kumushimira nubwo yaba ari agakorwa gato, ibyo bintu ngira ngo mbabwire ko byahindura ibintu byinshi mu buryo bwiza. Ariko iyo nanone ibyo bikorwa by'urukundo bibuze, ni ikimenyetso cy'ibyago ku muryango wanyu. Icya cyenda ni uguhora unenga uwo mwashakanye ariko ntacyo ukosora ku by'umunenga. Iyo uwo mwashakanye akoze ikosa ukamunenga cyangwa ukamunyega, ariko
ntumukosore mu buryo bwiza buzana igisubizo ku ikosa ryakozwe, birasenya. Urugo rwiza rurangwa no gushyira hamwe mugakora nka ekipe. Niba rero hari ikibazo mufite mu rugo, mugashakira hamwe igisubizo. Ikindi, kuba mugenzi wawe afite intege nke mu kintu runaka, ntabwo bikwiye kuba urwaho rwo guhora umucyurira, ahubwo ni ukumufasha kugira ngo bikosoke, ukanamushyigikira ahandi afite intege nkeya. Niyo mpamvu nyine uba witwa umufasha. Ariko ibyo bishoboka nanone iyo ari umuntu wemera kugirwa inama, kuko hari benshi nanone batagirwa inama, badacyawa, kandi baba batiteguye no guca bugufi, bahora bari mukuri. Ukabona nyine niba ari umugore nyine ahora ari mukuri, uko ashaka ibintu niko yumva nyine byakorwa. Wamugura uti reka dukore gutya, wapi. Niba ari umugabo akaba ameze gutyo, nabyo aba ari ingorane. Ndagira ngo rero umenye ko niba ufite uwo mwashakanye uteye uko, ndagukomeje, kuko nyine kenshi na kenshi no kubikosora biragoye. Icya cumi, niba umva mugenzi wawe ajya yishimira ubuzima mutari kumwe, ni ikimenyetso cy'uko atishimiye umubano wanyu. Ni kenshi uzumva umwe mu bashakanye ahora ashimagiza undi muryango, akaba atanatinya kubwira uwo bashakanye rimwe na rimwe, akanamubwira amagambo akomeye, akanamubwira ngo wajye witwara nka kanaka, ngo ubona ukuntu uriya mugabo ari mwiza, cyangwa se ukuntu uriya mugore yitonda ari mwiza. Niba wumva amagambo nk'ayo, ukwiye gutangirira hafi. Ukwiye gutangirira hafi kuko aba ari ikibazo. Buriya ntabwo wagashimagije umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugabo wa mugenzi wawe ugaragaza uburyo ari mwiza, uburyo ateye neza, uburyo azi ubwenge. Amagambo nk'ayo ntabwo aba akwiriye kuvugwa mu rugo, ahubwo wenda niba ushima imico ye, ukwiye kureba ubundi buryo wabibwira uwo mwashakanye, ariko atari ukumutangaho urugero. Nyuma yo kureba iyi video, niba usanze hari bimwe wenda mu byo tuvuze biri iwawe mu rugo, ntibivuze ko byacitse, ahubwo ni nk'imbuzi ikubwira gufata ihene igihebeba, ukareba uko wakemura ibibazo biri imuhira. Mwakoze kubana natwe. Niba iyi video wumvise igushimishije, ndagira ngo udufashe ukande like, kandi nanone ushobora kuyisangiza na mugenzi wawe wenda uzi uyikeneye, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo n'izindi video zerekeranye n'ubuzima, imirire myiza ndetse n'imibanire y'umuryango zizabashe kukugeraho.